Mu masaha ya mu gitondo akazuba karashe usanga ingona zota izuba ku nkombe z'uruzi rwa Nyabarongo mu murenge wa Mageragere akarere ka Nyarugenge. Hafi yaho usanga abaturage bari mu mirimo yabo ya buri munsi nko guhinga no kuvoma. Haba kandi ingendo zihoraho z'abantu bambuka mu bwato bava Mageragere berekeza Rugarika mu karere ka Kamonyi. Kuri izi nkengero z'uruzi rwa Nyabarongo hagati y'umurenge wa Rugarika n'umurenge wa Mageragere twasuye abaturage bakunze gukoresha uru ruzi cyane cyane mu mirimo yabo ya buri munsi. Batubwira zimwe mu ngorane bahura nazo zigendanye no guramo n'inyamaswa z'inkazi z'ingona zikabatwara ubuzima abandi zikabagira ibimuga. Itariki 9 z'ukwa 10 narinje kuvoma, ahubwo njya mu bitaro ndivuza, ariko nta n'umuntu abonye wangeze wenyine wo kumbuza, narivuje, ariko tukaba dusaba ubuvugizi bw'uko baduha nk'amazi kuko ubuzima bwacu ari aho tubukura niho tuvomera. Ubwo ni ukuvuga ngo ahubwo nibatayaduha bizatumara kariho se tukura ubuzima bwacu. Abaturage bavuga ko aka gace gasigaye kagaragaramo ingona cyane kuruta uko byari biri mu bihe byo hambere. Nk'ubu tuba twiringiye ngo ahangaha nta irimo, nk'umuntu yaza gufata amazi hariya twizeye ngo hano nta irimo, ugasanga imufatiyemo ubuzima bwe bukahagendera, cyangwa se mu kimwe butanahagendera ikamugira isenzege. Urabona nk'uriya muhungu. Nk'uko abo baturage babivuga ngo abanyabyago bahura cyane n'izo ngona mu gihe baba bavoma amazi. Ku birebana n'ikibazo cy'amazi mu bice bimwe bya Mageragere, umuyobozi wungirije ushinzwe imari n'ubukungu mu karere ka Nyarugenge Kagisha Felicien yavuze ko hari gahunda yo gukorera amariba abegereye umugezi wa Nyabarongo. Nk'uko twabyumvikanye na EWASA, hari ibice bimwe nanone tuzagezamo amazi kuko muri ingengo y'imari y'uyu mwaka tuzaba turangije Kanyinya, hanyuma ubwo twongere dufate muri icyo gice cya Mageragere cyangwa se Kigali, kuko byose ni ibice bikeneye ayo mazi. Muri gahunda yacu y'ibikorwa by'imyaka 5 ibyo bice byose bizaba byabonye ayo mazi. Abaturage ba Mageragere mu bice byegereye Nyabarongo nabo bemeza ko nibabona amariba y'amazi bizagabanya gukoresha amazi ya Nyabarongo, bityo bikabarinda no kuba basagarirwa n'ingona. Hagati aho ariko abo baturage banemeza ko bakeneye ubufasha n'ubumenyi byabafasha gukomeza ibikorwa byabo muri ibi bice batabangamiwe n'izo nyamaswa cyangwa ngo nabo bazibangamire. Nkubito Karinda Thierry, RBA Kigali.